ubwiza nitonze rero nkora ko bivuga ko utaha tuzabona nari nzi ko ndumva ibintu byinshi tuvuga ibigwi by'ibintu tugiye gukora amaze muri iki gihe hano hari abanyarwanda n'abarundi wenda n'abandi bantu batari benshi bo mu yandi mahanga ariko nzi ko hari igihe ahari abanyarwanda bakunda kugira yaberuye kera tugeze kugira icyiciro cyitwa bwa temperance akaba ari icyiciro nyine kiranuzi muhima hari itorero ryitwaga temperance ambabarire ho gukora nuko abatambera rero abatambera babafunze nuko korari umuhime ko temperance ryahindura ngo twitwa abagenzi bagira ubwoba bahari ngo batajya batorerwa ngo turabatambera bakadufunga ariko ngiye nari nyuma byatwari ku binisobanura nuko rero kubera ibintu bibaho ku isi rero nk'abanyarwanda isabato ya mbere ya buri kwezi ni isabato yahariwe abizera kuri porogaramu kandi kibaho ahubwo porogaramu bandikaho ndende .a ngo ndavuga mu cyongereza Layman activité laïque no mu gifaransa ni imyidagaduro abizera babamo ndetse bishoboza na perezida ibuzore gukora ubuhamya ko byabagendekeye mu gihe gishize karibu ujya muri ubwo buhamya tube tuvugira aha ngaha bitahiye mudashaka iri sabato kandi twemerewe kurenza iminota 15 ku gahato no ku buyobozi bwaduhaye ku isi yose korera muti araturaza rero twapfa ni umugore ndagerageza ariko rero ndayitwara nayo nkuniya none mbambani ntabwo dukwiye kuba rero twavuga ngo ni sabato ya evangelizasiyo birumvikana ahubwo turi igifaransa ariko nk'uko dusega mu kinyarwanda ntitwabura kuvuga ko ari sabato y'iki y'ubutabazi ubwo rero bigeze kubaza umuntu bamusiganiza ubutabazi ukubanza ngo kera wacu twari guverinoma y'abatabazi iyo ni guverinoma y'abatabazi twebwe turabatabazi b'ibanze mu ngoma ya kristo sibyo abatabazi b'ibanze burya abatabazi abantu bakora umurimo bwa mbere ni abatabazi b'ibanze ubutabazi bw'ibanze ndetse ubizi ariko si abizi benshi ndabizi abo bantu bakora amasuwe cyane ku bantu bagize ingorane yo kwitera iwata yana batamuzi bakamutelefoni baca bakora no mu cyangwa bakora bijyanye ariko bagasanga babiringanije neza cyane natwe tutuntu ubutabazi bw'ibanze tubanza dukorera abantu kugira ngo tubashyikirize umwanya wacu iyo ni inshingano rero ya buri wese kandi iryo zina tuzabona kurikoresha ntimuzagire ubwoba sabato ya mbere y'ukwezi ngo ni sabato y'iki niba mutazajya mu ubwoba ni sabato y'iki y'ubutabazi nimuhumure muzajya babaza muzabwire muti imbere y'umusobanuro tuzazasobanura nzabatabara abagore barabyumva uyu munsi rero ntabwo ari byo biri kuri porogaramu nk'uko nababwiraga kandi ufite umuntu wagomba guturuka muri Quebec mu by'abantu bo muri Natal niwe yatubwiye ariko azaboneka uyu mugabo ni umugabo ntabwo nzi ntabwo ndamubona ariko numvise ibye numva ndamubona noneho
ubutumwa butugeraho rero mu masaha 3 ko byaberanye byatubabaje cyane ntabwo ari bwari kubwiza nuko rero hari umukonseye wacu nyamubabwira bajya bamubwira yiviriye mu nama ari konsiya nuko bati niko konsi uyu munsi ntabwo watubwiriza ndabona sibyo barimo bari kubiringanisha bamereza ibinyamakuru none nanjye rero sigara kubwiriza reka noneho ndebe tubina bari banganya bazitaha ariko nimuhumurira abanyarwanda ntabwo bari muri banganya bose bose mu kanya njya amasengesho mari abo tuzanye barabizi mu kanya nabasengeye nabi wanzamo umwana hegedari ko namusabye Yesu ko aduhe guhomba ugarama maze guhombe ngatabikora uwaduha Imana uyu munsi ngiye guhomba duhombe ibintu Pawulo yahombye yari afite ibintu byinshi yahombye maze yunguka ibindi byiza kuba Kristo ikigisho cy'amategeko n'igicuza n'umva ni amagambo avuga ngo igihombo cy'inyungu ni kuyamiriza ubikirana yego nyamone igihombo cy'inyungu ubundi umuntu uhombye abahombye none rero tekereza kugira ngo umuntu ahombe kandi ubone noneho ahubwo ari umutsi nibyo rero Pawulo atubwira cyangwa tuganira mu magambo avuga iyo turambuye urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 3 tuhasoma amagambo nuko umuvandimwe yadusomeye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7 n'uwa 8 nimwumve ko Pawulo avuga nyamara ibyari nawe yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero nibwo kumenya Kristo Yesu kubw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo nibyo nagira ngo tuvuge byerekeranye n'igihombo nibyo nashaka kuvuga rero Imana idufashe iguhe kugomba ibyo Pawulo yise amase ibyo dutekereza byose bya kimuntu ibyo dutunze byose bya kimuntu nubwo waba uri umwami w'isi nubwo waba uri perezida nubwo waba uri minisitiri w'intebe uko wamera kose simbuzi uko umuntu yamera kose simbizi ariko nubwo yaba akize birenze atafite Kristo ni amase nigeze kubwira umuntu nti yarasetse nyine ndabona ngiye niba kuba perezida wa repubulika sinabyemeye nuko waraza ati nyine bitabikwiriye nuko baramamije ariko rero biramutse bishobotse nkabawe sinabyemeye biramutse byamuze Kristo ese mbaye nakongera no gusenga mbaye wakuraho umwanya uyu mwanzi aragace iyo wakize
ntiwongera gukinga niko abanyarwanda bavuga umukire ngo yiberewe no gukinga ndetse Salomo niyo yanze gusaba Imana saba icyo ushaka nyiguhe gusaba Imana Imana ikubwiye ngo nsaba icyo ushaka ariko bidateraga n'umukire nazajya akurira ntume n'umukeneye nanone ntazajya muzi n'umwuma gutesha icyubahiro ariko Imana iramubwira usenze neza rwose nubwo utagetse ngo bukire ahubwo noneho ndari kuguhaha Pawulo yari umuntu w'umunyabwenge n'umuntu wize yize Universite Gamaliyeri n'umuntu wari lisansi yandurwa n'umuntu kandi rwose wari wemewe ari umufarisayo w'abafarisayo mugavuga muri Bibiliya ariko amaze kumenya Yesu Kristo yahombye byose aragenda akagenda yeretse kumurogora ashaka kumurogora amazi bashaka kumukurura amazi bamukubita ariko avuga ati yandikira Filipo ati kubw'ubu nahombye byose impamvu navuze ko ikiganiro cyo kuganira ngo igihombo kinini guhomba wungutse hari igihe abantu bunguka ariko bahomba ushobora kugira ngo wungutse ariko uhomba urugero ushobora kugira gutya ugafata ibintu by'ibisahurano ukagenda ukubaka inzu ukora byinshi cyane muri iyo nzu ariko nasomye amagambo avuga ngo ibyo wubaka ari itafari ushyiraho ari isima ushyiraho ngo uko umufundo agira cyane ngo urusaku umwiko ukoze cyane ngo uwo mungana hose ukagera no mu ijuru ngo barambaye bajya kubyogeraho ntabwo bavuga niko nasomye nuko igihe Sara aseka n'igitwenge cye cyumvikanye hose Yesu aramubwira ati urasetse Sara ntabwo wasetsega urasetse ngo cyari cyakuze n'inkuba rero umuntu agenda agahisha mu nzu ikintu wenda yibye akirose ariko urusaku rwacu utereka ngo utereke ahangaho urusaku barangije ukagira ngo ntababwire ukagira ngo urungutse naho wahomba Umunyarwanda yaravuze ngo ugayibye abyibiramo hari igihe ugira ibintu ukibiramo ibindi bikazagenda byo kagenda byo iyo umuntu yibye kandi waje kumwe nawe kuzikura nuko rero bene data reka mbabwire ngo hari igihe ushobora guhomba ukaba wungutse noneho ubwa Kristo rero ni inyungu itangana cyane nubwo utaba usa n'umuntu wungutse nubwo waba usa n'umunyagihombo ariko ufite Kristo uba ufite byose iyo dusoma andi magambo dushobora gusoma amagambo aboneka muri Luka ibice 19 tugasoma umurongo wa 8 Luka 19 umurongo wa 8 Luka 19 umurongo wa 8 reka tubasome umva ko Bibiliya itubwiye maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja
imuhaye abakene kandi umuntu wese namwe ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri Yesu kuko nawe uri umwana w'Abantu. Niko Yesu yamubwira amagambo ariko amaze kuvuga ati amaze kubona Kristo umugendereye abantu b'abafarisayo bamwanga abantu bagenda bamutera senyeri bari bagamije no kwegera Yesu ngo atamwanga nduza kuko bari bazi ko ari umunyabyaha. Nuko igihe yurira ku muvumu uwo muvumu wari uwa Zakayo aramubwira ati ngwino manuka kuko njiwawe kare ndaranyubaka. Zakayo abantu bose bari wa mugabo twari turi inyuma kumbe yaraje kwa Zakayo ku muntu w'umunyabyaha na Zakayo ndetse aricara agaburirwa kwa Zakayo. Abantu bari kumutaba tutarariye no kumenya cyane amaze kubona ko yakiriye umukiza ageze amahirwe yo kumubona nasubira ko ubundi Zakayo ongera mbesubiremo n'amara y'unyuma. Zakayo yari kumwe na Lewi ku mugezi aho Yohana yabatiriza. Nibo babagije ikibazo ni Zakayo bakibajije ngo kandi ngo n'abakoresha n'ikoro twebwe tugira dute ni Zakayo banyitubaga. Yesu Yohana aravuga ati ntimukace ibintu kurenza ibyo bavuga. Baje bihaniye ariko kubera ko abafarisayo batakundaga abanyabyaha bakomeje kugenda babigizayo hari bajya guterana nabo heba baramutsa bituma rero noneho Zakayo aba ntiyongera kubona ko yakwegera Yesu. Ariko Yesu yari azi umutima wa Zakayo. N'igihe Yesu yabatizwaga ku mugezi Zakayo yari kuko Yesu yagendaga rero yari azirikana ku mutima we Zakayo. Zakayo washakaga Yesu kandi wakwemera Yesu ariko akamubuzwa n'abantu. Yaragiye rero gusura Zakayo agiye ko yaragiye gusura Zakayo. Abandi rero bahomboka inyuma ndetse zigenda zirinda abantu ngo batamukoraho kumbe yaragiye kwa Zakayo. Zakayo abonye ko avuganye n'umucunguzi we amubwira ati abakene ndabagabane bakabiri wiganunze. Zakayo umukene kimwe cya kabiri cy'umugabane wa Zakayo ndumva byari byinshi cyane ari abakene ati kandi umuntu nawe ndamukubira kare. Uyu mugabo ngo niwe ubundi wihanye kuko ntawemera icyaha. Nta n'umuntu urihana ngo naribye, nta n'umuntu urasubiza ibyo yibye, ntawe nzi. Niba umugumbagera muzambwira umuntu arihana ubundi agasubira akagura amadividi n'amasidi ibya Yesu bibabaniraho. Ariko Zakayo yarashaje ngo niba wihanye abandi babangana n'atanashije Yesu itangaza nagize Yesu ariko ntabwo ati ndatwaye ntabwo ati burya ibyo warisi mfite niyo bayisubira kada yamara n'ubundi umuntu ntabura muzamugorore ntawe urasubiza yitegereza Zakayo. Yesu aramusubiza ati uyu munsi agakiza kageze iwawe. Zakayo abonye kubara yatanze byinshi atakaza byinshi yarangije n'umujuru arabitakaza amera n'ibihonge yunguka agakiza. Yesu yamubwiye icyo
ngo agakiza kageze muri iyi nzu. Ubundi turebe ko ntabwo Yehova iryo zina kugira ngo ubyumve neza ni izina rihiniye bugufi, ahubwo ngo ni Yoshua cyangwa se Josuwe cyangwa Yosuwa. Ibyo bivuga ngo Yehova ni agakiza kawe, Yehova ni agakiza kawe. Hariho umutwe w'igitabo nawe Yehova, ariko umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umucunguzi we aba ari uwa Yehova. Niba twaramaze kwiyegurira Yesu Kristo twitwa aba Yehova, ahubwo ni twebwe aba Yehova kuko twemera ko Yesu yadupfiriye kandi atavuye muri twe gusa, ahubwo yari Imana agahinduka umuntu. Ariko twe aba Yehova ngo yemera ko Yesu ari Imana, twera twemera ko Yesu ari Imana n'umucunguzi wacu, agakiza kacu ni twebwe ahubwo aba Yehova. Noneho muravuga muti noneho aragatuza turaba Yehova kuko Yehova ni agakiza kacu, Yehoshua. Yesu umukiza wacu niwe gakiza wari wamaze kugera kwa Zakayo, amubwira ati ndageze hano ndahana, urungutse urahombye, ibyo batazi bitari ibye uranyetse, ayo mase Pawulo yisaba amase, wungutse agakiza. Mbese Zakayo yarungutse twebwe iyo twihagiye ntabwo tutaha. Ku bw'ibyo aba ari amarangamutima dukoresheje, ariko tudashubije niba hari ibyo tugomba gusubiza mu byabo, nta gakiza kaba kari iwacu. Uyu mugabo agakiza yari yagaye kuko yari amaze gutakaza ibyo yari azi ko atari bifite akamaro, aremera biba igihombo kuri we. Ndashaka ko nanone nakongera gatanga andi masomo abiri, noneho bagereza gusoza. Hari amagambo dusoma Yesu hari ibyo yakoze muri Matayo 5 uhereye ku murongo wa 14 ukageza ku murongo wa 16. Hari igitekerezo gihari murakizi. Reka nsome wenda amagambo make, Mariko igice cya 5 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku 16. Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu mudugudu nabo ngo baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari basanga wari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Aho babonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi. Aba bantu murabazi ni abantu bari babonye ingurube nyinshi cyane. Igihe rero umuntu wari
ntibigeze batekereza ko bagica mu mayira, kuko ni abantu bakundaga ingurube bagahora bari mu ngurube baragenda. Igihe rero Yesu yari akuye amadayimoni muri uyu muntu, ngo baramutakiye bati tubabarire ngo twigire muri ziriya ngurube, abemerera ko bajya mu ngurube. Umuyaga w'ubura zishushukana uziraho mu nyanja, ibihumbi n'ibihumbi, ntugire ngo ni magana abiri. Abantu bari babonye ibibara, ariko agitekerezwa ngo kuko ari kutubwira ngo ntabwo ari abantu, ni abantu bashaka kuba baba n'abantu b'Imana. Ariko kubera ingurube bahoragamo baragiye barafite ubutunzi bakomora mu ngurube, Yesu arabareba asanga abambuye izo ngurube bakunguka bakaza abantu b'Imana. Aba bantu ngo babaye ababwirizabutumwa bakoze mu butangaje. Ubwo baramaze guhomba ingurube ntazi ibyo bagomba kubona, noneho bagiye bicara kuri uwo muntu wakize abadayimoni, agakamwa ingurube rwose turabizi natwe, ingurube zacu rwose abadayimoni bagiye rwose turabyemeza. Ngo babaye ababwirizabutumwa b'ibirari, bahomba ingurube bunguka iki? Yesu. Tekereza ko izo ngurube zari zimeze nk'amase, ndetse mu yindi miyanya Pawulo akavuga ngo mbabaye ngo ibyahinde muri yanjye bitigeze nk'amagi, izindi zibiya handitse amagi. Nuko abanyarwanda burya bazi ko kuryoshya utuntu, n'abarundi bazi kuvuga ngo kinyabupfura bavuga amase, ariko izindi nizo zirahuranye. Ubanza ariko tugira ikinyabupfura abantu cyane kurusha abandi. Nuko rero izi ngurube zitanaribwa, zidafite n'icyo hari zabara, barazihomba mu Kristo kandi bazabona gukora. Iyo dusoma mu bitekerezo byinshi, dusoma ukuntu Yesu yaranditse intumwa. Iyo dusoma igice cya gatanu nanone cya Luka umurongo wa 11 igice, harimo igitekerezo cy'uko yasanze baraye baroba bahebye, ariko Yesu abwira ko berekeza inshundura zabo none mu mazi, bararoba maze ngo inshundura zuzuye amafi zari hafi kubaroha mu nyanja, maze bashyira umusozi, amasamake yuzura hose, maze batangira kudatuma. Tuzaza kugurisha se, tuzayabonaho tugakwiza. Ariko mu kanya gato Yesu arababwira ati ntimuzongera kwitwa abarobyi ukundi, ahubwo uhereye none muzajya muroba abantu. Umugabo aravuga ngo uwo mwanya na Bibiliya ivuga ngo basize amato yabo, basiga inshundura zabo, basiga amasamake yuzuye hose, bahita bakurikira Yesu. Kandi nta n'imwe bajyanye kuza kurya nimugoroba cyangwa se bahomba basi. Ndetse Petero aravuga ko twasize byose tuzahembwa iki? Yesu aravuga ati umuntu wasize byose, yaba umugore, baba abana, baba ibintu byinshi, akangurukira ku bwanjye, azahabwa ibyo yasize inshuro ijana. Petero akagenda yirukanka, baranamwishe ahubwo. Ntekereza ko abanyarwanda bari bati iyo yigumira mu isamake se buriya yungutse iki? Ariko Petero yari azi icyo yungutse, Yakobo yari azi icyo yungutse, yari yahombye isamake, ahomba amato, ahomba inshundura, yunguka iki? Yesu. Ndabaha isomo muzasoma imuhira, nanone muzasoma
Luka igice cya 9 umurongo wa 6 n'umurongo wa 32 habonekamo abantu banze guhomba, abantu banze guhomba babonanye na Yesu. Muzasanga n'umugabo ngo uri kumwe na Yesu baganira aramubwira ati umurikira, nuko baramubwira ati reka mbanze njye guhamba data. Yesu aramubwira ati waretse abapfu bakajya guhamba abapfu babo. Nuko umugabo aragenda bagiye guhamba. Mu by'ukuri nawe turavuga ngo komateri bibiri no dufite ngo nta nubwo ise cyangwa ababyeyi bari bapfuye, nta nubwo bari hafi kuzapfa, bari bagifite ubuzima, ariko we wagira ngo azabanze cyangwa igihe bazabanza hano ababyeyi. Umugabo zitubwira rero ngo ntiyasobanukiwe neza yuko umurimo yasangaga uwo musore wari uw'igihe gito, ntabwo ari uzamara igihe kinini, kandi mu gutoza amabwiriza byari igihe gitoya, akamutoza mu bandi bantumwa. Ubu aba ari umuntu barwa mu ntumwa azabona ibintu gukora, yanga guhomba ahomba byose. Arushijwe no guhamba niyo gutegereza abanyarwanda n'abayuda burya bakunda guhamba. Maze abanyarwanda bashobora no kugura Yesu kubera guhamba, bakunda guhamba cyane, ariko ni byiza guhamba. Ariko nanone ntabwo guhamba kwakubuza kwakira umucuruzi, nta kintu cyatubuza kwakira umucuruzi. Ndabaza ikibazo muri aya masaha tugiye gusoza. Wigeze utekereza ko hari ubwo wari ukwiye guhomba ku bakristo? Mbese nyatekereza ko ariyo nahomba ni muri guca kristo? Burya hari igihe turashaka kuzajya mu ijuru, ariko ntidushaka guhomba ingeso zacu, ntidushaka guhomba ibyo Yesu adakunda, ntidushaka kureka ibyo Imana itemera, ntabwo tugashaka kuzabijyanira no mu ijuru. Ntibigaza kereka tumire neza iby'amasi ibyo ari byo, ibidafite akamaro ibyo ari byo, tukabireka bakurikira Yesu. Njyewe yaba ari ku mugezi igihe cyaba Petero na Yakobo, nkabona ibyo bisa nk'aho byagutura binini cyane, nari kubanza nkabicuruza nkazabona kujya kumushakisha. Ariko abagabo nyine uko ari bose baretse ntabwo bisaba ubwo se kabanza kubigurisha, narangiza nari kuzagusaba iyo hose agenda azakakira na muhewe nari kuzamurasa, ariko basize aho ngaho baragenda. Kuko ngo iyo ukitiye buri Imana mu gihe ubonye, ejo bundi ntabwo uba wabishobora nijoro, ntibishoboka. Kandi njya bagasaba nyine iki ni igihe cyo guhomba byose. Icyo wahomba uyu munsi urakize, icyo nahomba nanjye ndakize. Ndasaba Imana yo mu ijuru ngo uyu munsi idufashe tumenye ibyo twahomba, nk'uko Pawulo avuga ati nari mbizi nk'amase. Turabifite natwe tujyane nabyo dushaka kujya ku Mukiza, ntabwo byashoboka twagerayo, kereka turetse tugahomba Yesu. Imana iraturarika kugira ngo dusange bagenzi bacu, tubabwire ko umucuruzi wacu abakene, abaraya, umubwiriza wacu ari kutubwiriza ibwiriza. Hari niba cyarahise uretereke simbizi, ariko cyarahise amagambo y'abagabo yavuze ngo byose biterwa nawe, byamba bagitaka. Ariko nanjye kugira ngo nubwo ntategeye kuvugaho, niko tukigera hano, niko tubiteye bagenzi bacu. Wenda tubageze kuvuga ati kuko abantu bene wacu, abantu b'Abanyarwanda batadusanga
ndetse turasiga manto sibyo mbabwiye hari ibintu bitubera nk'imanto bituma agakiza katatugeraho imirasire y'agakiza katugeraho ibyo bikwiye gutabwa mu izina rya Yesu. Nyamara kandi niyaba hari n'abanyarwanda muzababwire n'abarundi mubabwire muti nyamara bakwiye kutwegera nubwo twaba dushaka kubabuza ariko ntibayasaba kutwegera kuko nta bundi buryo bazabona gusa umunyagiswahili yigeze kuririmba indirimbo banzajozi bakiyibuka ubwo twebwe ngenda jozi batuzika zakaranze yaririmbe ngo unatingisha kwa mwenzangu na kwangu vyaporomoka. Iyo ndirimbo nigeze kuririmba baratari ndatunganya iby'abandi ariko iby'iwanjye byashwanyaguritse hano byaporomoka byanjye. Nimubwire abanyarwanda bene wacu bajya gusengera mu bajamayike mu bashinwa muti kwenu byaporomoka. Icyo Imana izababaza ni iby'abanyarwanda ntizababaza abashinwa. Imana izahamagara umuntu ikurikije ku bwoko bwe ndakubiza kuri kandi ntabwo ari abajyamayike nuko bakajya gutura amaturo mu bajamayike ngo barahunga abanyarwanda ngo batura amaturo mu bataliyani. Niba yohereze se ahubwo hano bagende bagatigire amafaranga amazina bagende baduha amazina yabo ntabwo ushiturango aduhe wenda izina wenda agende cyangwa se kubaha atazi izina mu bajamayike kuko kwako byaporomoka kwetu byaporomoka. Twagomba kuba turi abantu benshi tugomba kubwira bene wacu tukabwira uti kwetu byaporomoka mwekuja kutengeneza kwa wanini kwa wajamayike maana yake kwetu byaporomoka. Umurimo uraturenze ni munini ntitwawushobora waje atunge mukono tubwira agakiza abanyarwanda n'abarundi. Jambo navuga nakashira babanye erega wewe nta kibazo muteye kuko burya abarundi bari abanyarwanda kazi zina nakabya ati ahubwo mwana muri abarundi ndobyeme ahari tubara abarundi ko ahari ubwo abarundi baba abanyarwanda ibyo byose utigire kuko bimenye ibivugo uri rumwe pe ntabusemo utinya abantu numvise mu gipagani basenga ryangombe kandi no mu Rwanda bakaba basenga ryangombe. Abo bantu bamenya imwe abo bantu ibyabona cyane n'abarundi nabo ubabwira uti kwetu byaporomoka be kujya mu bashinwa nibaze gutoya nibaze dusengera mana byaporomoka. Imana izabaza iby'iwacu nuko kandi mumbereze nicyo kandi iyo byo babwira n'ibintu zirazivuga. Imana izabaza iby'abanyarwanda izabaza iby'abashinwa izabaza abashinwa basange bene wabo niko bimeze. Tabira nyinshi ndasenya abanyarwanda ndasenya mu bajamayike muri tabigeze ukunda kwenda wina dusenge utaye wene nundamutse wene nundamugisha usenge Imana muri w'iwabo wumve kugira ngo ukore uyu murimo uraremereye cyane. Bene data reka agarikiranga ariko na bacu natwabo ahari twaba twambaye ibikoti byabuza gusa ibyatuma bataza reka tubihombe kubwa Kristo. Ibyatuma tutazabona ubwami bw'Imana uyu munsi reka tubihombe kubwa Yesu. Imana iduhishe Imana iduhire. Nari kuvuga byinshi iyo ntabwiriza ariko gutaha atari cyambere dutangira gutaha nzabaranokorera ku buryo bw'abagabo ndekera none ndekeraho
ibyari indamu yanjye nagize niwe nabitekereje b'igihugu ariko uyu munsi dutekereze ngo ni iki nahomba hari ibintu cyangwa imana itubwira ntidushake kubikora hari udushaka no kumenya ibintu reka njyanye nazo imibereho yanjye mfite ubu ntabwo yatuma njyanye isa ko mpomba hari nka byose sinzi ibyarimo nawe wareka nawe nabizi ko nareka imana itubashije gukora ibyo izina rya Yesu.